bugiye kwira dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye ngume mu mucyo amavuta mwitaba mwami wanjye morena ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye amavuta mwitaba mwami wanjye morena ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane suka amavuta mesha temba nk'umwuzure morenaka kugeza igihe uzazira suka amavuta mesha temba nk'umwuzu morenaka kugeza igihe amavuta mwitaba mwami wanjye more ubwo uzaza oh haleluya mwami wa amavuta ashire umuriro isoko ntigakame kugeza igihe amavuta ntashire ntashire umuriro ntuzime umuriro isoko ntigakame kugeza amavuta mwitaba mwami wanjye morena ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajya komera Imana amashyi menshi cyane. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 umurongo wa mbere. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 turasoma umurongo wa mbere. Bibiliya yavuze ngo Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli iyo nkwiteka ko cyazagwa mu myaka nzabitekera. Amen. Esther 4:14 igitabo cya Esther ibice
n'umurongo wa 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutwara bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Dusoreze amabwiriza ibice 3, umurongo wa mbere wonyine, n'ibice 12, umurongo wa mbere wonyine. Umubwiriza 3:1, 12:1. Igitabo cy'Ubwiriza 3:1 na 12:1. Bibiliya iravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyo, n'icyagambiriwe cyose gifite umwanya wacyo. 12. Umubwiriza: ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi inshuti y'iri torero, nkaba inshuti y'abashumba. Shimiye bashumba bateguye iki giterane bakatumenyesha ngo tuzaze kubana namwe. Ntekereza ko angaha hamaze kuba nko mu rugo, numva ndi umusangwa, kandi rero iyi gahunda ntabwo yantunguye, nyimaranye igihe. Bansabye ko nazaza kubana namwe muri iyi minsi 8 y'amasengesho. Ndi umwe mu bagize amahirwe yo kugiramo iminsi 2 kugira ngo tuzaganire ijambo ry'Imana. So hari abambanjirije, hari abo mbanjirije, hari n'abazamperuka. Nagerageje kureba fishe yakozwe, mbona iki giterane giteguye mu buryo budasanzwe kandi kirimo ibiryo bizima rwose, utazahembuka. Ibyo ni ibye rwose, ariko ntako batagize kugira ngo tuzabashe kugubwa neza. Gifite intego ivuga ngo iki ni cyo gihe cyawe. Aya magambo naratekereje, numva na magambo aremereye. Ntekereza ku ijambo ryitwa igihe, zishakira ubusobanuro usanga rimeze nk'irikomeyemo ukuntu, ariko ndagira umuze kunyemerera tuganire ijambo rivuga ngo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Ndavuga hejuru yo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Abantu mwese muteraniye aha ngaha, nta muntu n'umwe urusha imbaraga igihe. Niba hari ikintu gifite imbaraga ku isi ni igihe. Rero iyo utari umuhanga ngo umenye kubyaza umusaruro igihe Imana iguhaye, ushiduka urogereta ukavuga ngo ibintu Imana yavuze ntiyabikoze, kandi ari wowe utaramenye igihe cyawe. Iri torero ni rimwe mu matorero nagenzemo mu Rwanda, nabonye rifite umubare munini w'abantu bakiri abajene, bakiri bato. Mufite amahirwe akomeye yo kubaka itorero ridasanzwe. Mufite amahirwe akomeye yo kubaka umuryango udasanzwe. Mufite amahirwe akomeye yo gukora ibidasanzwe, kubera ko muracyafite imbaraga. Iki gihe Imana ibahaye murasabwa kukibyaza umusaruro. Ahazaza mutazadutesha umutwe kandi tumaze gusaza. Barabateguriye kugira ngo mutangire mukore. Ubu dufite abantu barambagizwa, afite imyaka 25 n'irindwi, ngo hoya ngo ngewe ngo ntago nashaka umuntu ngo utari dogiteri. Igihe cyawe se urashaka dogiteri, wowe uri igiki? Wamara kugira imyaka 40 ngo mukozi w'Imana ngo usengere bigende bite? Imyaka ndayisubiza inyuma. Igihe cyaraye cyo guteretwa urizigiza wigira ukuntu. Mutubabarire mubaho umumaro mu gihe cyanyu. Nimuvuge ngo amen. Nari umuririmbyi nakundaga kuririmba nawe na korari. Iyi ndirimbo yafashije yenda nko kunyica. Iyi ndirimbo ya James na Daniela ndi kuririmba muri dushe buri gitondo. Murumva ko nayifasha no kuyantona nabimenye. Bavuze amagambo akomeye yanyishe. Bavuze ngo mu bintu bizadushoboza kuba umumaro mu gihe cyacu ni ukuba dufite amavuta yuzuye. Bavuze ngo ntashire, duhore twaka, mu bukode twake, mu bupfubyi twake, mu bupfakazi twake, muri korari twake, duhore twaka. Haleluya! Aya magambo yo muri Esteri nagerageje kwigaho amashuri make ya Bibiliya, gerageza gusoma Bibiliya, gerageza kuganira n'abakuru. Igitabo cya Esteri kiri mu bitabo bitari bikeya nasomye inshuro nyinshi kandi nkunda. Gifite ibice 10. Iki gitabo cya Esteri kivugwamo amazina menshi, ariko kirimo amazina 4 y'inkingi akomeye cyane. Kirimo umwami witwa Suwarusi, umugore witwa Vashiti, hakabamo Esteri, hakabamo Morodekayi. Hamani we shatse sinamuvuga ntacyo mushakaho. Aba bantu 4 ugize ngo bavuge n'abantu
n'abantu bakomeye cyane, nimuvuge ngo amen. Esteri n'umwana w'imfubyi waturutse i Buyuda ukomoka kwa Benjamin. Ntago ndaza kujya mu bintu ngo ntago naje kubigisha theology, mukenera kuyiga ngira ngo itoro ryanyu rigira ikigo cya theology muzaje kwiga theology. Ngewe naje kubabwira ubutumwa bwiza. Esteri Bibiri tubwira ko uyu mwami Asuwerusi ni umugabo wari ukomeye cyane, kuko yari afite igihugu, yarayoboye igihugu kigizwe niba ari ibihugu 120 na bingahe na 7. Urumva ko yari umuntu ukomeye. Yari afite umugore mwiza w'uburanga. Igihe kimwe ngo ategura ibirori, ahamagara abantu ngo azabamurikira ibigize igihugu cye, abamurikira ubwiza bw'igihugu, ategura iminsi itari mike ngo bazamara barya, kandi umuntu wese akarya ibyo yumva ashaka. Yari yabiteguye pe. Ageze kuri finali ku munsi wa nyuma aravuga ngo mu byo ndamurika nsoza ndereka abantu ko mfite umugore ku isi w'igitangaza. Nyamugore nawe ureba Vashiti asanga rwose yanga kwitaba umwami. Ibyegera nabyo ati si ugukomera gusa, ahubwo abagore baratwubahutse baradusuzuguye. Ibi ntago ari ibintu byumvikana. Bamugira inama bati Vashiti musende mwirukane ushaka undi mugore. Ibihugu 120 na bingahe baratoranya ngo barebe umuntu wazasimbura Vashiti. Ikintu cyantangaje, uyu mwana w'umukobwa w'imfubyi yajemo aza mu gihugu kitari icyabo, aza nk'impunzi. Ndagira ngo utangarize ko kuba utavuka muri Kigali ntibiguhesha uburenganzira bwo kudahesha Imana icyubahiro. Aho waba waraturutse hose ntago wavuye kure kundusha. Imana irashaka kugira umumaro mu gihe gisa n'iki n'uyu mujyi wa Kigali. Abantu baje bigira bahatari, mwese mwigize abanyakigali, urabwira umuntu ngo Yesu ashimwe, ngo sori ngo uvuze ngo iki, uvuga ngo ahimbazwe. Ureke ibintu nk'ibyo murimo. Umwana baramuzana, bamujyana muza agomba gutegurirwamo, bamugenera ibyo agomba kujya arya, bamugenera ibyo agomba kujya yambara. Arabyitegereza, arabireba, areba ibimukwiye n'ibitamukwiye. Aravuga ngo ibitankuye si ibyanjye, mfite ibinkwiye n'ibyo ngomba kurya, n'ibyo ngomba kunywa, n'ibyo ngomba kwambara. Igihe kiragera bamunyuza imbere y'umwami. Umwami aramureba aravuga ati kweri uyu mwana ni sawa, ameze neza. Arongera agaruka bwa kabiri, amutunga inkoni aravuga ngo namubonye n'uyu nguyu. Iki gihe cyo Esteri yamaze, nyirarume uwamureze yari ku marembo. Ago yarazi baravuga ati menye ibizaba kuri uyu mwana. Aya magambo ntago ariyo nshatse kuza gutindaho cyane, kuko biri tugaragariza abantu benshi bagiye bagira umumaro mu gihe cyabo. Esteri wenda azavugwa n'abandi. Yashaka kuza kuvuga umugabo witwa Eliya, ejo nzavuga umugabo witwa Dawidi, abandi bazababwira ba Debora n'abandi bagore n'abakobwa bafite uko bumva umwuka wera yamuhaye. Ariko ikintu cyantangaje cya Esteri yamenye ibizaba ku mwami. Atuma kuri Esteri amubwira ngo namenye ko umwami azicwa, abazamwica n'abagabo. Birandikwa, birasinywa, birabikwa. Igihe kiza kugera amakuru aramenyekana. Ikintu cyantangaje ni uburyo abayuda bashatse kugira ngo bicwe. Moridekayi arabimenya, atuma kuri Esteri aramubwira ngo hari amakuru namenye, wewe wageze aho ngaho, uturwaneho ubwoko bwacu bwaguzwe, batumereye nabi, barashaka kutwica. Esteri ngo arangije arabimenya, atuma kuri Moridekayi aramubwira ngo nta kindi turakora, tugomba kuba mu buzima busenga. Moridekayi aramubwira ati ko wabyumva utabyumva, icyagusiza aho ngaho, icyakugejeje aho ngaho ni ukugira ngo mu gihe gisa n'iki, mu gihe cyawe uzagira umumaro, uzaba umumaro mu gihe cyawe. Esteri aragenda arabivuga, ntago ndaza gutinda kuri aya magambo. Byaje kurangira abayuda batabawe kubera Esteri yakoresheje igihe cye neza. Nimuvuge ngo amen. Munyemerere mvuge ko iri jambo ryitwa kuba umumaro mu gihe cyawe. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami. Amateka ya Eliya na Esteri mfite aho nayahurije, kuko biri tubwira ko Eliya yari umusuhuke w'i Galiyadi, yari mu gihugu kitari icyabo. N'umugabo wantangaje kugira umumaro mu gihe cyawe. Iyo uri mu gihe cyawe, iyo ari igihe cyawe, ndaza kuvuga ibintu bigera kuri 4 biranga umuntu uri mu gihe cye. Umuntu uri mu gihe cye afite uburyo abayeho, afite uburyo akora. Bibiri tubwira Eliya nk'umuhanuzi wari ukomeye kandi ahanura mu gihe kimeze nk'ikigoranye, ariko uko cyari igihe cye ntibyamuvuna, ntibyamugora. Iyo uri mu gihe cyawe, Imana igukoresha ibidasanzwe. Bibiri tubwira igihe Eliya yarimo yari cyowe n'umwami kwa Ahabu. Ahabu yari umwami ukomeye cyane. Agiye gushaka akora ikosa, azana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Yezebeli aje mu gihugu azana imana z'abanyamahanga, agira kwangisha abantu Imana ya Isirayeli. Abantu batangira gusenga ibigirwamana. Eliya arabimenya.
iyo uri mu gihe cyawe hari amakuru umenya abandi batari bayamenye. Eliya abimenya igihugu amaze kwinjirwa n'ibigirwamana, amenya ko igihugu cyamaze kwinjirwa n'ibintu bidasanzwe. Arangije aravuga ngo iki gihe cyanjye ubwo menya aya makuru nanjye ndahesha Imana icyubahiro. Nakunze Eliya, yaravuze ngo ngiye gukora agatende abantu bose bazakamenya. Aravuga ngo ngiye kwa Ahabu, ngiye guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 izongera kugwa, nabivuze iki gihe cyanjye naye ntibyaza umusaruro. Ajya kwa Ahabu, nta ruhushya afite, nta invitation afite. Iyo uri mu gihe cyawe Imana iragushyigikira. Ageze kwa Ahabu aramubwira ngo ndi profete Eliya, ikinzanye hano namenye ko wazanye ibintu bitumvikana muri iki gihugu nubwo uri umwami, ariko ukumbona ngo yari umugabo mugufi w'imwemwe mutoya udafite igihagararo. Aramubwira ngo tukivugana mpagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 izongera kugwa nabitegetse. Ubu tuvugana n'ikimenda gitwaye kandi. Aha baravuga ati noneho ndumiwe. Mu gihe cyawe ugomba gukora udutendo ku buryo abantu bavuga bati kabisa uyu muntu Eliya ahagarika imvura nta jwi ry'Imana yumvise, ariko kuko yari ari mu gihe connection ye n'ijuru yarakoraga. Imana irangije irebye ibintu Eliya yakoze, iravuga ngo uyu muhungu ibintu akoze mu gihe cye ndamuha promotion idasanzwe. Iramubwira ngo Eliya, wowe igihe abandi bazitwa n'inyota, kuko uri mu gihe cyawe uzanywa amazi y'Ikereti. Imwohereza ku kagezi k'Ikereti ngo atungwa n'amazi y'akagezi. Imana ireba ukuntu yayikoreye, iravuga ngo ariko Eliya azajyanywa amazi gusa, ngo itegeke ibikono. Rero ati mujye mumushyira inyama, mumushyire n'imitsima, ajyanywa amazi arye n'inyama. Iyo uri mu gihe cyawe ukagikoresha neza, ntago inzara izakwica, ntago inyota izakwica. Ugomba kuba umumaro mu gihe cyawe, yaguhamagaye izagutunga. Eliya anywa amazi y'Ikereti, arya imitsima ajyanirwa n'ibyiyoni imyaka 3 n'amezi 6 ishize. Imana isanga Eliya, iramubwira ngo Eliya jya kwiyereka Ahabu. Eliya ngo arazamuka, ari mu nzira agenda ahura n'umugabo witwa Obadiya, umugaragu wa Ahabu. Ariko Obadiya nawe yari umuhanuzi, yari umukozi w'Imana, yigeze guhisha abahanuzi mu gihe cya Yezebeli. Bahuye, Eliya aramumenya, Ahabu aramumenya, Obadiya aramumenya. Eliya abwira Obadiya ati ni wowe? Obadiya ati se wowe ni wowe? Ko twagushatse tukakubura wabaga hehe? Igihugu cyatewe n'amapfa, twabuze amazi, twabuze ubwatsi, nuko mbona ndi gushakisha utwatsi tw'amatungo kugira amatungo yacu adashira. Eliya abwira Obadiya ngo genda ubwire Ahabu ko wambonye. Ati ndakuzi Imana yawe igutwara buri kanya, ngiye nkavuga ngo nakubonye umwami akaza akakubura, namukizwa n'iki? Ati tugende mwiyereke muhungu uri gukora mu gihe cye. Ngo aragenda ageze imbere ya Ahabu. Ahabu amurebye aramubwira ngo Eliya ni wowe n'ibyago wateje Isirayeli? Eliya abwira Ahabu ngo ntabwo ninjye wateje Isirayeli ibyago, ahubwo ni we n'inzu ya so. Kuko mwagomeye Imana muzana ibigirwamana mu gihugu, ntabwo ari njye ni wowe n'inzu ya so, kuba umumaro cyawe. Aramubwira ngo niba ubishidikanya, niba utabyumva neza, fata abahanuzi ba Bali, ufata Abasheri, ufata Abisirayeli, tujye ku musozi Karumeli, tujye kubaza Imana, tumenye umuntu wateje ibibazo mu gihugu, kuba umumaro mu gihe cyawe. Ntukemere ko ibintu bipfapfana ureba. Eliya uri mu gihe cye, uri gukoresha igihe cye, azamuka abahanuzi ba Bayali n'Abasheri 850 bajya ku musozi w'i Karumeli. Bageze Karumeli, Eliya abwira abahanuzi ba Bayali, arababwira ngo rero hatugire, tugiye gukoresha, buri wese akoresha igihe cye, buri wese agaragaza Imana yakoreye. Tugiye gutamba, duhamagara Imana. Imana iramanura umuriro ikatwicisha igitambo umuriro. Iyo niyo Mana twese tuzayoboka, kuba umumaro mu gihe cyawe. Arabaharira, amaze kubaharira batunganyaho gutambira, bafata imfizi yabo baratemagura barambikaho. Arabwira ngo ni muhamagare Imana yanyu. Abahanuzi ba Bayali bahamagara Imana yabo, barayibura. Bayali nayigaye ibintu 3 bikomeye. Ikintu cya mbere nagaye Bayali irazerera. Eliya irabwira ngo Imana yagiye yatembereye, nimuhamagare cyane murebe ko ngo barahamagara Bayali barayibura. Imana yacu twe hitembera, ihorana natwe ku manywa ibihari, nijoro ibihari. Iyo uri mu gihe cyawe urayihamagara ikakwitaba. Icya kabiri na Bayali ntago yumva. Eliya ntibari mu kotsore, barakotsora, Bayali ntiyumva. Icya gatatu nagaye Bayali nta mpuhwe igira. Yarabwiye kugira Imana yanyu yumve, nimutemagura nimufate inzembe mubagane,
ngo baratemagurana amaraso arashoka, Imana yabirabura. Eliya arangije ababwira ngo ngaho nimwegereyo nanjye mpamagara Imana yanjye. Kuba umumaro mu gihe cyawe. Eliya arangije ngo afata amabuye asana hari hasenyutse. Mu gihe cyawe hari ibyo ugomba gusana. Nimuvuge ngo amen. Mu ndirimbo zawe hari ibyo ugomba gusana. Mu ivugabutumwa ryawe hari ibyo ugomba gusana. Mu gishumba cyawe hari ibyo ugomba gusana. Muri protokole yawe hari ibyo ugomba gusana. Ejo bundi nabaye muri konseri ya Injiri Bora, sinzi igihe bazazira ahangaha, numva nabo bari ahangaha. Bari muri konseri mbabwira ku mbaraga ziri mu kuramya, mbabwira imbaraga ziri mu ndirimbo, nababwira ibintu bitanu indirimbo zikora. Niba uri mu gihe cyo kuririmba, hakikisha ko indirimbo uri kuririmba ziri gukora ari igihe cyo, ko dufite abantu baririmba mu gihe kitari icyabo bakadutesha umutwe gusa. Mu bintu indirimbo zikora ndababwira bitatu, nababwira bitanu. Nababwira ngo mu bintu indirimbo zikora, icyambere indirimbo zikora zibohora imbohe. Ntabwo ari ngombwa tujye mageragere kwicara kumenya ko muri mu gihe ko hari imbohe ziri kubohoka ziri ahangaha. Kuko ngo Paulo na Sila ngo bararirimbye, izindi mbohe zirabumva zirabohoka. Mugomba guhimba indirimbo zirimo kubohora iki? Imbohe. Uwo ni umurimo wa mbere w'indirimbo. Nimuririmba indirimbo ntihagire imbohe muba mwaririmbye. Icya kabiri indirimbo zikora zirukana abadayimoni. Dufite abantu bafite ibidayimoni bicaye mu iteraniro, bambaye amarineti, basa neza ukuntu, ariko bafite ibidayimoni. Ntabwo mvuze abambaye amarineti bari hano, ni ubwo abantu bambaye amarineti bagira ngo ndabavuze, ariko nagira ngo mbatangarize ko dufite ikibazo cy'abantu bafite abadayimoni bari mu nzu y'Imana, tukaririmba dayimoni ntizihungwe kandi twaririmbye. Icya gatatu, indirimbo zijya zizana ubwiza bw'Imana mu nzu y'Imana. Menya kuri mu gihe uri kuririmba indirimbo zikamanura ubwiza bw'Imana. Rero kubera ko indirimbo z'iki gihe zirimo inyuro n'ibikabyo n'ibibazo, kugira ubwiza bw'Imana buza bashaka kutumotiva, kudutumwete, gucana amatoroshi mu nyeganyezi bitandukanye. Muri ubwiza bw'Imana muri kuririmba, iyo turirimba tugakumenya ko igihe cyazo zimanura ubwiza bw'Imana. Hano data rero bundi numvise ngo yagiye ahantu yinjije marembo asanga ngo bari gutera class, mwivuga ngo ni mucyotewe, ni mucyotewe, ngo umuntu ari kubirika yatese ni iki cyo, ati ntago nkizi, atariko baravuze ngo ni mucyote, ati nanjye nanumwe rusengera asanga abantu ni bacyote, ni bacyote. Nk'abantu b'Imana mwe ndababwira ngo ibiryo byose bikwiye kubamo. Iyo ibiryo bitarimo umunyu, utari umurwayi bayandikiye, ntibibemo amavuta, utari umurwayi bayandikiye, ntibibemo itomati, wumva bitaryoshye. Indirimbo nayo kugira ngo iryohe ibinyayo, abadirija bari hano, abadirijante igomba kuba yujuje amajwi ane. Hagomba kuba harimo soprano, harimo alto, harimo tenoro, harimo bass. Iyo habuzemo rimwe ni indyo ituzuye itagira ikimaze. Ntago ndavuga soprano, sindavuga alto, sindavuga tenoro, ndavuga bass. Bass ni ijwi ry'ibyiringiro ririmbwa n'umuntu umaze guhaga, wahembutse ku buryo ahagarara inyuma y'abandi yaniha. Imana ati naragabuye. Ubu rero ikibazo dufite, indirimbo z'iki gihe zirakennye, zirimo ibibazo. Ndabatangariza ko menya ko mu gihe cyawe hari ibyo uri gukora kandi bikwiye. Nimuvuge ngo amen. Eliya arasana. Mugomba gusana muririmba, tugasana tubwiriza, tugasana duprotokora, tugasana dukora umurimo w'Imana ku mumaro mu gihe cyawe. Eliya ngo arasana, amaze gusana afata imfizi yarayitemagura, arambika agomba kwirambika, ngo amenamwe amazi yuzuza uruhavu. Arangije ngo ahamagara Imana. Muze gusoma ibice 18. Aravuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Uwo mwanya ngo umuriro uva mu ijuru, ngo utwika igitambo kirashya, ngo bikubita hasi bubamye, baravuga ngo Uwiteka ni we Mana, Uwiteka ni we Mana. Eliya mu gihe cye yahesheje Imana icyubahiro. Abanyamahanga bose, abapfumu bose, abadayimoni bose bamenya ko Uwiteka ari we Mana. Ugomba kugera ku rwego mu gihe cyawe abantu bamenye Imana ukorera. Nimuvuge ngo amen. Nasomye 19 ndatangara. Uyu mwanditsi witwa Salomo Muhanga yaravuze ngo ugiye kumuremya mu minsi y'ubusore bwawe,
iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera. Ndagira ngo mbatangarize ko ikintu cyose gifite igihe cyacyo, niko yavuze mu bice bitatu. Buriya nibimubona tubamo byo kubwiriza, ibimubona tubamo byo kuririmba, ibimubona tubamo byo guhanura, ntibihoraho. Hari igihe kigera neza rwose ukananirwa bikanga. Herusa gusura korari, umuntu ntiyamenye igihe kiwe, barabafasha ari babiri babakura ku murongo w'imbere babajyana ku inyuma, bateza ibibazo muri korari ngo kubera iki ngo badukuye imbere, ngo nibakiduhana mikoro. Igihe cya mikoro cyarashize ajya guhagarara. Imana yazanye abana bafite amajwi, umaze imyaka 40 uririmba, uri kuri ibintu by'ibidiyeze, baragiye ukagiye inyuma. Kutamenya igihe niba hari ikintu kigoye abantu, ni ukutamenya igihe. Byaza umusaruro igihe Imana iguhaye kuba umumaro mu gihe. Uko nabyinaga siko mbyina, uko narimbaga siko ndirimba, yewe nuko nabwirizaga, ntago imbaraga zikiri nk'iza kera. Iyo rero utamenye igihe ngo ugikoreshe ibibyaza umusaruro, usigara urwana urugamba utarukwiye kurwana. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Nje hano hari ahantu nabanje kunyura mu mahugurwa gato y'abantu, nabwiye abantu ndababwira ngo tugomba kugera mu rwego twemerana. Niba hari ikintu cyishe itorero rya none, ni ukuba mu buzima tutemerana. Umuririmbyi ntiyemera abakristo, abakristo ntibemera umuririmbyi, abakristo ntibemera umushumba. Mureke mbabwire, kuba mu buzima butemerana, niba hari ikintu ubonye kibaho kigoye, abasaza mwemera abakecuru, abakecuru mwemera abasaza, abakuru mwemera abato, abato mwemera abakuru. Uziko abasore basirimba, abasaza bakababara bakarakara, bariko abana ngo basimbuka, kudashoboye gusimbuka, wakemeye basimbuka bagasimbuka. Igihe cyo twemerane, niyo tuzubaka ibintu bikunde. Twemerane yemwe. Humvise ari umuhungu wacurangaga hariya pe, yashuranye nka yarumva ibintu gucuranga rwose, nibyo biraryoshye birumvikanye. Ariko njyanye hariya kuri sente ukambwira ngo nimbikande, mwese mwasohoka, sinzi aho bakanda. Ariko buriya nawe umubwiye ngo ushake muri Nahumu hano, do cyuya cyamurenga. Twemerane. Hari ibyo ushoboye udashoboye, abaririmbyi bemera bavuga butumwa bemera abaririmbyi. Tube mu buzima bwemerana. We ntuzi kubwiriza, bansize kuri afishe ngo ariko mana ngo uyu muntu ngo bahora bamushyira kuri afishe, bagushyireho ibi kutabivuga wanyemeye. Mureke twemerane. Niba ibyo bibaza abantu, ni ukuba mu buzima twemerana. Nashatse kubabwira ngo hari igihe kijya kigera umuntu akananirwa pe, umubiri urananirwa. Eliya amaze kwica abahanuzi ba Bayali 850, yahise abafata bose arabica, arananirwa. Urumva arananiwe ngo yicaye ahantu ari kwibaza ibintu yakoze mu gihe cye. Ujye ugera n'ahantu ukore meditation uvuge mu gihe cyanjye nakoze iki. Eliya ngo yicare gutekereza uburyo yahagaritse imvura, uburyo yagiye ku kagezi, uburyo yisha abahanuzi ba Bayali. Ahabu arabimenya, atuma abwira umugore amubwira ngo Eliya babahanuzi bose yabishe. Ezebeli utarari igaburo ryera, utarabatijwe, utaratanze ituro, atuma kuri Eliya aramubwira ngo amaraso y'abahanuzi banjye wishe uyu munsi ninta yahwanya nayawe Imana zizabimpore. Eliya ngo arirukanka. Tekereze kwica abahanuzi 850 ugahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6, ariko umugore yavuga gusa. Eliya nawe yantangaje. Eliya nkoreye agatendo. Eliya ngo ariruka, ariruka ngo ajya munsi y'igiti mu bice 19, ngo yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo agezemo ngo yisabira gupfa. Umva amagambo yahavugiye. Yabwiye Imana ngo sinduta abasokuruza ubwiza, ikiruta nuko wankuraho karangiza ubugingo bwanjye. Arangije ngo arasinzira. Imana iri mu ijuru iramureba, yibuka imirimo ya Eliya, yibuka uburyo yamuhamije kwa Ahabu, yibuka uburyo yayihamije ahagarika imvura, yibuka uburyo yishe abahanuzi ba Bayali. Ibwira marayika ngo uriya mugabo sinamuhomba mu gihe cye yarakoze. Fata umutsima, ufate n'amazi, ugende umushyire, umubwira byuka rye anywe, aracyafite urugendo. Inzira yumva marayika araje amukomye mu mbavu, aramubwira ngo Eliya byuka urye kandi unywe, urugendo ni rurerure kandi ruragukomereye. Bibiliya yambwiye ngo arabyuka ararya, umva agatendo ngo arongera araryama. Ubu dufite abantu bongeye bararyama. Ntabwo akazi Imana yaguhaye ngo uryame, ntabwo abana Imana yaguhaye agatsima k'Imana wari no kugira ngo ukore, ngo arongera arasinzira. Nakunze Imana. Promotion ya kabiri ibwira marayika ngo uriya mugabo ndabona yananiwe cyane, ongera umushyira undi mutsima n'amazi. Ari nge ntabyo naguha, nkaguha amafaranga yanjye ukayahombya nkaguha ndi.
hashimwe Imana itameze nk'abantu. Ngo yohereza marayika bwa kabiri, iramubwira ngo genda kandi ubwire Eliya abyuke arye anywe, urugendo ni rurerure. Marayika ngagaruka bwa kabiri, wasanga Eliya yasinziriye, aramubwira ngo Eliya byuka urye unywe, urugendo ni rurerure ruragukomereye. Arabyuka ararya aranywa. Iyo nda ngo ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ngo agere i Horebu ku musozi w'Imana. Aya masengesho, iki giterane ndakwifuriza kuriramo umutsima, kunyweramo amazi, azakugeza i Horebu, azakugeza ku by'Imana yavuganye nawe, kuba umumaro mu gihe cyawe. Eliya mu gihe cye yahesheje Imana ya Isirayeli agaciro, nawe arakihesha. Mu gihe cyawe urimo uravuga iki? Mu gihe cyawe urimo urakora iki? Mu gihe cyawe ni bande bamenye ko wamenye Imana? Ariko uzi kumara imyaka 10 muri Glory nta bantu na babiri urazana ahangaha. Ese ubundi mujya mukora ubugenzuzi ngo muri abantu mwazanye bo bazanye muri ingumba? Ninde waje mu itorero ku bwawe wamubwiye ibyiza byahangaha aza gukurikiye? Mu gihe cyawe wazanye bangahe? Ni bangahe wazanye wavuga uti imbere y'Imana mu gihe cyanjye runaka yagiye muri korari, mu gihe cyanjye runaka yaririmbye, mu gihe cyanjye? Niki wakoze mu gihe cyawe? Ndagira ngo munyemerere mvuga ibintu 4 biranga umuntu uri mu gihe cye, ubundi tuze gusenga Imana. Umuntu uri mu gihe cye agira ibintu bimuranga. Umuntu uri mu gihe cye agira ibimutandukanya n'abandi, byanga bikunda. Umuntu uri mu gihe cye ikintu cya mbere kimuranga, aratinyuka, ashira ubwoba. Umuntu uri mu gihe cye aratinyuka. Ibi nibyo byabaye kuri Eliya. Ntiyari gutinyuka kujya kwa Ahabu atari mu gihe cye. Bari kumwereka kujya ibwami, kujya ibwami. Ubu wajya ahandi kwa muntu kazivuga ngo nyengo narinje ngo bakwereka, ariko ko ari mu gihe cye aratinyuka, aragenda ajya kwa Ahabu, aravuga ngo ikinzanye hano ni uguhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Iyo uri mu gihe cyawe uratinyuka. Ukita icyaha udufite kubera ko igihe atari bakabigoreka bakabiryoshya, ivuga kubera ko atari mu gihe bari gutinya icyaha, bari muri twa tujambo iragutabaye, iragutecakira. Yaboneka iruka, bwira abasabanyi ko bazambuka, ubwira abajura ko bazarika, ubwira abantu bane. Umuntu ari mu gihe cye icyo muranga agira ate? Atinyuka, ahamya uwo ari we. Unakaza gukora kwibere ugatinya kumubwira ko wakijijwe. Tinyuka umubwira ati mvaho ndi umukristo. Tinyuka, tinyuka. Bibyo Jean 8 yavuze ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe. Mu bintu bingahe? Ibintu byose ngeze kugupfa uratinyuka. Iyo uri mu gihe cyawe ntutinya urupfu, uratinyuka. Baye kuri Daniel bagenzi be bari mu kibaya. Umwami aravuga ngo bagiye gushyiraho igirwamana mu gisenge mu kiramye. Mvuga abahungu bari mu gihe cyabo, ngo umwami ngo arangije bavugije amakondera n'amabubura, abantu bose barapfukama. Daniel na bagenzi basigara bahagaze. Umwami arazavuga ati sha nta soni, abantu bose barapfukama, mwe ntimupfukame. Ni iki cyabateye ibyo ngibyo? Arababwira ngo bagiye gucana itanura, baryenyegeze 7, nimudapfukama barabatamo. Ngo baracana itanura, umwami ngo bavugije amakondera. Saduraka na bagenzi be ngo na Daniel banga gupfukama. Umwami aravuga ngo nimudapfukama turabata mu itanura ry'umuriro. Baratinyuka, baramubwira ngo Imana yacu dukorera ibasha, ishobora kudukiza mu itanura ry'umuriro. Ariko nanone nubwo itadukiza, nta mpamvu dufite abantu banywa bitanyobwa, bakarya ibitaribwa kubera gutinya abantu. Kana runaka ngo icyanguriye ngo nanirwe kukinywa. Tinyuka uvuga ko utayinywa. Tinyuka vuga ko utayinywa, ukagotomera. Rero twabona udafashwa kuko umuntu adafashwa yanyweye ibintu bituma adafashwa. Twahagarara imbere ngo ko mudafashwa, ngo ko mutara, bararambura bate ko banyweye ibintu bituma badafashwa. Maze rero bajya kubihubura bakanaririmba ngo Daniel ngo yagiye mu ijuru, bantegereje, ngo bamutaye mu rwobo, ngo haleluya, ngo intare ngo ntizamurya, ngo nanjye bantayemo zakurya. Zakuryana n'imyenda. Ahubwo wowe impamvu zitamuriye mu gihe cye yarahamije. Mu gihe cya mbere umurongo wa 18 ngo agambirira mu mutima, aravuga ngo ntabwo nziyanduza. Haleluya,
iyo umuntu ari mu gihe cye kintu cyanga aratinyuka. Mwakumvise? Agira ate? Aratinyuka, arahamya mu gihe cye. Abisirayeli bava muri Egiputa bagiye i Kanani, bageze mu nzira Mose na Aroni n'iteraniro baravuga ngo ntabazajya mu gihugu batatase, mushaka abantu bajya gutata igihugu. Bafata abagabo 12 ngo bajya gutata igihugu. Harimo abagabo 2 bakoresheje igihe cyabo neza, biranezeza. Bageze mu gihugu Imana yabatumyemo ngo basanga imbuto zireze, n'igihugu k'Imana yakivuze niko kimeze, ngo ariko ngo bonayo abagabo barebare ngo bameze nk'abanaki. Iyo utari mu gihe cyawe ubona abantu bose ari abakire, ari wowe mukene. Iyo utari mu gihe cyawe, Bibiliya yantangaje. Iteraniro rya Mose na Aroni n'Abisirayeli ngo ryicaye ritegereje abantu ryatumye, ribona abagabo 12 barahingutse, bahereza representa yoboye delegation ati tubwire, tinya kubaha Mose na Aroni n'iteraniro, igihugu k'Imana yakivuze twasanze ariko kimeze, n'imbuto z'igihugu twazizanye, ariko twasanzeyo abatipe barebare b'abanaki. Twirebaga imbere yabo tukabona tumeze nk'inziki. Bongeramo akantu kavuga ngo kandi uko batubonaga natwe niko turi, niko tumeze. Niba ukunda Abisirayeli ntimuzabambutse, bari abagabo babamara, ariko abagabo bari mu gihe cyabo baratinyuka, barahamya, bashyira intoki hejuru. Mose ati Joshua na Kalebu niki muvuga? Bati natwe hari icyo dushaka kongeraho. Ati ngaho namwe nimuvuge. Umva abantu bari mu gihe cyabo barahamya, baratinyuka, ntibaterwa ubwoba n'ibyo bamaze kumva. Baravuga ngo nyakubahwa muyobozi, ibyo abagabo bavuze bijya gusa n'ukuri, ariko siko. Dukurikije uburyo Imana dukuye mu maboko ya Farawo, tumaze imyaka 430 ikatwambutsa inyanja itukura, abana bacu bakiga, tukubaka, tukaba twarashatse. Ni mu Uwiteka twishimira, azatujyana, azatugeza mu gihugu. Abanaki tuzabarya nk'abarya imitsima, ntibafite ikibakingira. Imana iri mu ijuru iravuga ngo bari abagabo barahamije, we baratinyutse, barabivuze. Imana ihita ibwira Mose, irabwira ngo Yosuwa na Kalebu bagabire, bazabona iminani, bazabone gakondo. Bari abagabo bavuze neza, barampamije, sinabakuriramo aho ngaho. Nasomye Bibiliya mu gitabo cya Yosuwa ndatangara. Igihe cyarageze bapfira mu butayu, benshi barashira, ariko Yosuwa abasigaye bose agenda bagabanya abahiminani, yibagirwa Kalebu. Kalebu ngo aza kujya gusura Yosuwa, ahubwo ati ariko uribuka nge nawe icyo Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi, ikabibwira Mose umuntu w'Imana, kuki wahaye abandi bantu kanyibagirwa? Ntuzi ko nge nawe twahamije Imana tugatinyuka tukavuga, abandi bantu bose bahiye ubwoba. Arambwira ati mvere nkubwire, waratinze sinzi niyo wabaga. Iminani yose yarashize, hasigaye agasozi kamwe kabaye ikidayimoni cyitwa Aruba. Ndabona ushaje, sinzi ko wagashobora, ariko nakunze Kalebu. Aramubwira ngo ariko Joshua we urantangaje. Aramubwira ngo mbaraga nagiraga afite imyaka 40, ubu ngize 85, niko nyimeze, ndacyatera, ndatabaruka mu gihe cyanjye, ntago ntewe ubwoba n'imyaka afite, ndakora kandi bigakunda. Iyo umuntu ari mu gihe cye aratinyuka. Cyo ni icyambere kizakubwira kuri mu gihe cyawe, ni ugutinyuka, ukuruka kuvuga uko kuri. Icya kabiri kiranga umuntu uri mu gihe cye ni ugutungwa n'umukoresha we. Umuntu uri mu gihe cye atungwa, agaburirwa, ahembwa n'uwakorera mu gihe cye. Eliya yatunzwe n'Imana ku kagezi, atungwa n'Imana iramugaburira. Niba uri mu gihe cyawe ntago izakwicira mw'uyu mujyi, niba uri mu gihe cyawe ntago inyota izakwicira mw'uyu mujyi. Iyaguhamagaye, iyo ukorera mu gihe cyawe, ni ukuri kose izakugaburira mu butayu bukakaye buteye ubwoba. Mu gihe cyawe iguhamagara izagutunga. Nimuvuge ngo amen. Kandi yaranabatunze, ntabwo ari uko mukorera menshi mw'uyu mujyi, ariko Imana irabatunze. Nimuvuge ngo amen. Imana irabambitse. Ariga ubitekereza ute? Yukoze imibare ubona bihura bite? Hashimwe Imana iyo umuntu ari mu gihe cye. Icya kabiri kimuranga, atungwa, agaburirwa, yitabwaho n'uwakorera. Ndagira ngo utangarize ko igihe cyose uri mu gihe cyawe ugakorera Imana uko bikwiye, ntacyo uzayiburana. Nimuvuge ngo amen. Cya gatatu kiranga umuntu uri mu gihe cye, uri Imana mu gihe cye, nimuvuge ngo amen. Ntarwanira imyanya, ntarwanira kwishyira imbere, ntarwanira kwishyira hejuru. Umuntu uri mu gihe cye ntarwanira mikoro. Ngiye ngo ntibampa ngo mvuge. Uri kuvuga iki?
Gohe n'abandi ku dupapuro ngo ariko mwaza mpaye iminota 5 ngasuhuza iteraniro. Reka ibyo ngibyo sha. Igihe nikigera ntago uzarwa gute. Eliya Karumeli ntabwo yarwanira umwanya w'imbere. Bari ngo ni mubanze. Yuri mu gihe cyawe niyo wacururiza mu gikari tuzagusangayo. Wahantu mba ngo ntabakiriya bahaba, reka ubwo se igihe cyo gucuruza iyo ari mu gihe nushaka uzagira epfo tuzagusangayo. Umuntu uri mu gihe cye cya kane kimuranga, ntarwanira imyanya, ntishyira imbere, ntarwana ngo abe imbere agaragare. Yuri mu gihe cyawe Imana iraguhamagara ikagushyira ahagaragara kugira ngo ukore, kandi ibyo ukora bigaragare ko ariyo yaguhamagaye. Nimuvuge ngo amen. Icya kane kiranga umuntu uri gukora mu gihe cye, iyo akomerekerejwe mu murimo ariyomora agakomeza umurimo. Ikinyarwanda gikomeye. Umuntu uri gukora mu gihe cye iyo akomerekerejwe mu murimo ariyomora agakomeza. Ko mutabyumvise? Umuntu uri gukora mu gihe cye byanga bikunda ikintu cya kane kimuranga, niyo akomerekerejwe mu murimo ntawe ureka, ahubwo ariyomora agakomeza iki? Kubera ko ari mu gihe. Ntaho wahungira igihe cyawe ari ngo jewe ngo baramvuze ngo sinzongera gukora. Jewe ndagira ngo utangarize ko hari ibikomere utazomorwa nawe musengana, hari ibikomere utazomorwa n'imiryango, wowe ubwawe uzarwana nabyo ukabyiyomora, umurimo w'Imana ukawukomeza. Nk'igikomere cyo kuvuga ngo abantu ngo dukorana ngo umurimo ngo ntibankunda, wakikunze ikunda uhita ukomeza umurimo. Imana ikeneye ko icyo gikomere ukiyomora mu buryo bwo kwikunda. Ngo ntibansokana, wakisohokana ntuzi basohokera ngo tumaranye ngo batansokana, ngo ntibona ko mba naravunitse, isohokane gerayo ugaruke. Uriyomora. Ibidukomeretsa birahari, ariko turi abaganga bivura kugira ngo umurimo w'Imana tuwukomeze. Iyi mikrofoni mubona dufata twagiye tuyikomerekeraho, twagiye tuyikomerekerezwaho, ariko tukiyomora tukongera hari igihe uyifata ukavuga wagera nk'ari umurimo w'ubwo ariko biriya bintu wavuze kandi ntiyabivuga. Utomoye ngo ugaruke washiduka warayirambitse hasi. Wiki birasaba kuba mu buzima ukomerekererwa umurimo w'Imana ukawukomerekeramo, ukiyomora kandi ukawukomeza. Kandi abantu bose bagiye baza mu itorero, ntago hano mwaje ari mu ijuru ni mu isi, hano ni mu nzu mwaje. Hari icyapa mwigeze musanga hari hanze kivuga ngo hano ngo muje ngo ntibavuga habi biragi, ngo ngiye ngo naje ngo mageze ngo baramvuga tutakuvuga. Si wowe wizanye? Wowe dufite abantu bakoreshejwe n'amagambo. Icyo ngicyo urakiyomora ugakomeza. Ngo barakuvuze. Kwese kuki ari nge bavuga nuko ari wowe uje vuba. Twe twaje kera tumaze iminsi, baratuvuze baraturangije, ubu rero ni wowe ugezweho, reka bakuvuga nibwo ukiza. Kandi ni wowe wizanye, ntituzi yuvuye, tugomba kumenya ubundi waje ute. Makuru yawe niba udashaka ko tukumenya rero usubireyo, kuko umunyarwanda yaravuze ngo wanze kuvuga yaheze. Urasabwa rero kuza ahangaho ukavuga uko byamera kose, ibizankomeretsa ngomba kurwana byo nkabyiyomora ngakomeza umurimo. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Iyo uri mu gihe cyawe nta guterwa ubwoba n'ibyo bavuga, nta guterwa ubwoba n'ibyo bakora. Umurimo w'Imana yaguhamagaye. Iyo uri mu gihe cyawe ugomba kumenya neza ko byanga bikunda ibikomere byo uzahura na. Ariko narakababwiye ako kantu ahangaha, nagiye nkavuga ahantu henshi hatandukanye. Ngiyewe nza ahantu nagiye kwigisha, maze kwigisha mvuze ku mbaraga z'imbabazi, umuntu arambwira ngo nanze kubabarira abantu bampemukiye barankomerekeje. Nimbwira ibyo bagukomerekeje, ati baramvuze. Sanga ibintu bamuvuze ntibyari bikwiye kumukomeretsa. Ko dufite abanyafurika tugira ikibazo, dufite abantu bashaka ko tubabwira ko bambaye neza bambaye nabi. Kuki mushaka ko tubabeshya? Kuki mushaka ko tubabeshya? Gute? Ngiye nigeze nisurira umukecuru Kimisagara, afite abakobwa bane, naramusuye. Ngeze mu nosanga umukobwa we wa kabiri ari kuvanga amavuta, yari afite nk'amacupa nk'umunani y'amavuta. Ndamaze isi ibi nibiki? Ati aya mavuta turayavanga, ati wamara kuyavanga iyo uyisize uba mwiza. Ntubigenza ute? Atufata utuzi tw'akazuyazi ugashyiramo ga, atukajya ukuba gutya, ati warangiza ukisiga, ati iyo wisize uba mwiza. Murebye bona afite utugufa bene hano ku buryo umuturutse inyuma ugira ngo ari guseka. Ndamubwira nti rero
nuretse uyu mubiri uhimbiraho ujye ufata n'akanyundo nibura ukubita no kutu tugufa urebe ko twake kuki mushaka abantu bababwira abo muri bo kandi mutari wowe ntiwize abantu baravuze ngo ntiwize urarakaye ngo irwavuga ngo sinize wagiye ku ishuri ariko kubera iki mushaka ko tubabwira ibyo mutari byo abantu ngo birwavuga ngo ndakodesha umujyi warawumaze ese nukodesha ibyo bavuze sibyo arangije arambwira ati nsengere baramvuze ntimbwira ibyo bakuvuze numve ko nabisengera nibyo mujya no gusengera n'abantu byo mumaze mubaze ibyo mujye so gupfa gusenga gusa mbwira ibyo bakuvuze mbona uko nsenga no umudiyakoni akaza ahantu arambwira ati mwiri toro nyine ati ndi umukobwa atari ko ndi umudiyakoni none se bakuvuze iki ati nyine bavuga ngo kuru ngo ndakuze ngo birwa bamvuga ngo wagira ngo babuze ibyo bavuga none se ufite imyaka ingahe ati mfite 47 barakubesheye koko none se utuyisengere igabanuke ubicyo wagisengera ute nawe ubwene umve nkubwire iki gikomere urasabwa kukiyomora nawe ubwene kandi usigaye ugenda ngo ufite 47 icyo gikomere kugira ngo ukiyomore ugomba kwitoza kugera ngo ufite imyaka 20 ukareba ngo ufite imyaka 20 ubu dufite abantu bashaka ngo tubabwire ngo bafite amaso nk'ayinyana bareba nk'intare oya 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 narabwiye kugira ngo iki gikomere gikire urasabwa guhindura ubuzima ukava ku myaka 47 kushyira kuri 25 ukiyomora ukajya urya nk'umuntu muto utangira umwe yawurute mureke hega namwe mufite ibibazo bikomeye aho urashaje nawe urabizi urirwa urwana n'ibigufa gerageza ushaka utuntu turatuma nibura wongera gusubira kuba umuntu nukuri naramuganirije mugira inama mu minsi mike yatangiye kujya yambara utwenda tumwege uzi ibyenda nasigaye yambara yego gabo nawe wahuraga nawe ukabutamutereta kubera ikijipo n'igipira yaraga nk'umuntu w'imyaka 47 nyine kandi ari umukobwa umwe yatangira ucaka imyenda abana bakiri bato ku buryo wambara umuntu yatinyuka kujya wese wowe reba ukuntu ureba reba umusatsi wateretse ukuntu umeze urareba nk'akadayimoni warahindura ibintu muri 2022 muri covid yakoze ubukwe yarashyingiwe yakoze ubukwe afite imyaka 50 yaranabyaye nuko yagize ibyago umwana w'agapfa iyo more umuntu uri mu gihe cye niyakomerekeye mu murimo ariyomora agakomeza umurimo wihagarika umurimo w'Imana ngo barankomerekeje ngo baramvuze ngo nanjye ngo ngiye kubireka iki ni cyo gihe cyawe haleluya iki ni cyo gihe cyawe gihe cyatambutse n'ikigaruka nutamenya kugikoresha uzahura n'ibibazo bikomere dufite abantu baficaranye ibikomere mu murimo w'Imana murakicarana ibikomere ko ngewe ngo abantu ngo tubana ngo mbona ngo bahora mu birori ngo bakora anniversaire ngo ngewe ngo nta umuntu urankorera anniversaire ninde wakubyaye ko aba bantu wiri gushyiraho imitwaro ninde wakubyaye iki gikomere kugira ngo gikire wowe uragenda ukigurira keke wowe ubwawe ukiririmbira ukayisiga ukifotora ukipostingira irwaneho ivure ibere muganga nyabuneka ibikomere byikubuza gukoresha igihe cyawe koko amashuri ufite n'amafaranga utunze ngo impamvu udakora anniversaire ngo ntuzi igihe wavukiye washatse itariki wayihimbye mwafashe ya mbere se basi ariko mwabaye ikikora bikomere riri gutuma abantu batakaza igihe nibakorera Imana uko bikwiye kuba umumaro mu gihe cyawe cya kane kiranga umuntu uri mu gihe cye iyo akomerekerejwe mu murimo ayomora akagira ate agakomeza
murasabwa gukomeza. Iki ni igihe cyawe cyo gukora, iki ni igihe cyawe cyo kuririmba, iki ni igihe cyawe cyo kudiyakona, iki ni igihe cyawe cyo kubaka, iki ni igihe cyawe cyo kwiga, iki ni igihe cyawe cyo gushaka. Iyo muri bikomere ukomeze ukorere Imana. Ndagira ngo munyemerere dusenge, nimuvuge ngo amen. Ese aya magambo arumvikanye? Haleluya. Niba Eliya umunyamahanga yaraje w'umugeriyadi igihe cye akagikoresha neza, Isirayeli kongera ikavuga ngo Uwiteka niwe Mana, urasabwa nawe byanga bikunda. Niba Esiteri yaraje ari umwana w'imfubyi w'umunyagano akagera ibwami, Morodekayi akamutumaho ati niwicecekera mu gihe cyawe n'akazi kawe ntibizabuza Yuda gutabarwa. Nawe iki gihe Imana iguhaye, hari ahantu Imana ikwicaje, iriya ofisi Imana igusizemo, iragira ngo uyivuge, iragira ngo ubwira busanze ubabwire ko Uwiteka ari we Mana. Ndagira ngo dusengere abantu bari mu iri teraniro bumva bakeneye imbaraga zo gukoresha igihe cyabo. Ibyazikamuye, ibyazikumaze ni byinshi, ariko nagira ngo mu iri teraniro, mw'iki giterane k'uyu munsi wa gatatu uvuge ngo Mana, niba Eliya mu gihe cye yarakoze bigakunda, nanjye muri iki gihe nakora bigakunda. Niba Esiteri yarakoze ari umwana w'imfubyi bigakunda, nanjye byashoboka. Tuzavuga n'abandi bagiye bakora, ba Mose, ni benshi abantu bagiye bakoresha mu gihe cyabo bagakora bigoranye kandi bigakunda. Ndagira ngo munyemerere umuntu uri mu iri teraniro wumva akeneye imbaraga k'uyu munsi wa gatatu, kandi twari turanazikeneye kurenza abandi, kubera ko periode turi gukoramo, igihe turi gukoramo n'igihe gikomeye. Ivugabutumwa rya none, indirimbo za none, kurimbira abantu b'iki gihe, kubyinira abantu b'iki gihe bari mu mibare, byina kure atari kose nk'uriya iriya mbyina byinnye jite. Murasabwa imbaraga zidasanzwe, murasabwa uburyo murasabwa kubwira Imana ngo iki gihe turimo noneho byagera kuri twebwe rero turi gukorera mu matawuni, mu mujyi harasirimutse, hateye ukuntu. Ibintu byo mu mujyi byose ni ibinyamujyi, n'ibyaha byo mu mujyi ni ibinyamujyi, n'inzara yo mu mujyi ni inyamujyi, n'abana bo mu mujyi ni abanyamujyi. Murasabwa mwebwe imbaraga zidasanzwe, kuko harimo karikiri iteye ubwoba, harimo imibare iteye ubwoba, n'abahanuzi bo mu mujyi n'abanyamujyi. Guhanura yakoze yaboneka. Tubwire Imana ngo dukeneye imbaraga zo gukora mu gihe cyacu. Hari abumva bazikeneye se ngo bahaguruke tuzisabe ko Imana izitanga. Nk'iki giterane turimo ko tugiye kubwira Imana ikaziduha kandi kuzifite, iki ni igihe cyawe, ugomba kubyaza umusaruro igihe Imana iguhaye. Witerwa ubwoba n'abahanuzi ba Bayali, ubushi bwabo bwiguca intege, witerwa ubwoba n'ibikuzengurutse. Iki ni igihe cyawe cyo gukora. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Twakira umushumba Kabayiza atambuka yegere hano hino, adufashe mu uyu mwanya mwiza wo gusenga, atubwira Imana ngo duhagurutse nk'abantu bakeneye imbaraga. Twongere dukomere Imana amashyi. Amen. Byacu uyu mugoroba nk'ikimenyetso cyo guca bugufi, dukeneye imbaraga zituruka kuri wowe mwamugira neza. Batuvuga tugasubira inyuma, batureba nabi tugasubira inyuma, byinshi cyane Mwami Yesu, ariko uyu mugoroba dusanze ari wowe wenyine, natwe ubwacu dufite igisubizo cyo kugira icyo twakora Mwami. Ubwo tuzamuye ibiganza, ubwo abera bazamuye ibiganza, bahimba bashoboze, bakomeze kugira ngo bajye babasha komora imitima yabo, kugira ngo bajye babasha kwigira inama, kugira ngo bajye babasha kwikomeza, kandi nta wundi wabishora Mwami Yesu Kristo, kuko ari wenyine imbaraga. Nyemera tugusaba imbaraga nk'ababyeyi, abapapa bagusabye imbaraga, abasore n'abakobwa bagusabye imbaraga, abaririmbyi bagusabye imbaraga, abaprotokole bagusabye imbaraga. Mwami itorero ryose data mwiza abitwa izina ryawe, dusabye imbaraga Mwami ziturutse kuri Mwami Yesu Kristo. Mana, turabizi yuko iyo tugusaba tutagutota amagambo, turabizi neza yuko tukibigambira ubu biduhaye. Twemere tugukomera amashyi menshi, tugushimire kubw'uwo murimo, tugushimire Mwami ko wongeye kutwomora, tugushimire kubyo wabasha gukora. Umugaragu wawe umugisha, imbaraga n'ineza n'icyubahiro cya Mwami yo kubuzima bwe n'iteka ryose. Amen.